ku myumvire y'umwuga nka RDF. Ntabwo turinda igihugu gusa, twaranacyubatse turacyubaka n'ubu turacyakomeza kucyubaka. Discipline, yani nidhamu ya kutimiza kazi. Discipline ituma nta mikoro tudafite mu buryo buhagije ajya ahangombwa, ayo mikoro ajya ahangombwa ntiyangirike. Discipline rero nayo ntabwo ihagije, ariko nicyo twubakiraho. Hari ukumenya, hari ukwiga bizamura bwa bushobozi, kuko ushobora kugira discipline waba udafite ubumenyi, waba udafite kwiga, waba udafite amahugurwa. Iyo discipline ubwayo gusa utubakiyeho ntaho ikugeza, ntabwo ujya kure. RDF ntabwo ari ibereyeho gushoza intambara cyangwa kugira gute, ahubwo ibereyeho kwirinda, kurinda amahoro. Hano iwacu n'ahandi mwagiye mujya byagaragaye, mutabaye benshi dufite ibyo duhuriraho nk'Abanyafurika cyangwa inshuti ziba zatwitaba.